inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo nawe mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza hari mwene wacu w'umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi. Turabana, shobora kwiga bisanzwe, ntago nigeze ndihirwa na farije. Nashatse no kujya mu bintu bya ibuka niki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho genocide yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi direct bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse binyigisha ibintu ari by'abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Bo hagati aho nagiye muri universite, ntabwo byari birebire, ni ruhande hari i Butare. Ariko icyo nshaka kukubwira, universite wize yiki? Ni ikoranabuhanga. Naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko, hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa, kugera ubwo za 98 kugera muri 2003 gutyo. Aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu, kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo, bahimba inkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Forodward, wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi, kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho, kugira ngo ibibi bya FPR byakoreye umuryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo, ari naryo abantu babona nkoresha cyane, ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ni Michael Mupende. Uyu munsi ndagira ngo ngire icyo mvuga ku rupfu rwa Karasira n'ubwicanyi bw'ingoma ya Paul Kagame. Ingoma ya Paul Kagame yishe Karasira kubera kuvuga, avuga ko ingoma ya Kagame yamaze abanyarwanda ibicira ubusa. Karasira yapfuye nk'intwari, yakoze ibyo abanyarwanda benshi batashoboye. Muzi aho yahanganiye iriya ngoma, yerekana ibyayo ku mugaragaro, cyane cyane ibijyanye n'akarengane k'abitwa ko barokotse jenoside, n'ibindi byinshi byose yagiye avuga mwibukira. Akaba nta wundi wose uwo ari we wese wagashoboye kubivugira mu Rwanda. Karasira nzi benshi bamubwiye guhunga igihugu cy'u Rwanda igihe yaragiraniwe, ariko Karasira yarabyanze. Buri umwe yamubwiye ko azarwanira hariya, akerekana akarengane abanyarwanda babayemo. Karasira ntigeze atinya kuvuga amabiri ya ngoma na rimwe, kugeza ejo bundi ubwo bamukuye mu mwuka. Nuko rero Karasira ntazibagirane mu mateka y'abanyarwanda. Karasira azize yuko yavuze impfu za se na nyina, ndetse na mushiki we bishwe na RPF nangwa FPR, ibintu ubwo yiboneye, kimwe n'uko abandi benshi nabo bakomeje kwicwa muri ubwo buryo kugeza na n'uyu munsi bagipfa. Karasira yazize yuko yavugaga ibyo abandi benshi bagiriwe akarengane nk'ake, bakabarobanurwa mu bantu barokotse jenoside, bakamwita umwana wa Forodward Karasira,
warasiriwe hariya ikiramuruzi ku giti, asa naho yitwa ko ari umujenosideri nomero ya mbere, bakongera bakamwita umwana wa Theoneste Bagosora, nawe na Karasira Forodowari bari kuri nevo imwe mu gutegura no gushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa. Karasira abeho ubwo buzima, akaba n'ubwo buzima bwabaye inkomoko yo kuza kwiyemeza gusa n'uwiyanze, ndetse akavuga na biriya byose mwabonaga, atitaye ku buzima yumvaga ntacyo bumaze. Abantu benshi bari hariya mu Rwanda babayeho gutyo, bamwe biciwe ababyeyi, abandi biciwe abavandimwe, babayeho gutyo bacecetse, baratinye kubivuga. Ariko Karasira we yarabivuze igihe cyose, nubwo bamutwaraga mu rukiko, mwibuke ko yagumye ku kuri, ntigeze ata ijambo. Karasira rero yishwe ejo bundi, twese twari twiteze yuko ava muri gereza, kuko iminsi ye bari bamuciriye yo kuba mu munyururu w'Akaramata nako w'Akamama, arenganywa kubera ko yavugaga ukuri, yavugaga umubabaro we. Abantu bose bari bamwiteze ejo bundi ko ava mu munyururu ngo arebeho ko hanze hasa kuri iyi si, ariko kubera ubugome bwa Rukaraba wa Kagame n'abariya bambari be, bamwangiye kongera kurunguruka hanze ngo arebe uko isi yo hanze imeze, maze bamwambura ubugingo aho kumusohora ngo arenge irembo rya gereza. Umunyarwanda wese wababajwe n'iriya ngoma, cyangwa akababazwa n'ibyo iriya ngoma ikora, maze agashobora kubirenza akanwa akabivuga, uwo wese aba yisinyiye urupfu, aba yisinyiye dosiye yo gupfa. Niko iriya ngoma ya Paul Kagame yubatse. Nuko rero nta muntu wese kuva Kagame agitegeka ruriya Rwanda yahinduye umurima we, uzapfa agize icyo atunga urutoki kitagenda neza, cyane cyane kuvuga ko yaba yarakwiciye umuntu cyangwa ko yica abantu maze ngo uwo muntu abeho. Niyo mpamvu ba Idamange, ba Mushayidi, ba Tom Byabagamba, ba Cyuma, ba Leti Jepole, ba Bahati Innocent, ba Kizito bapfuye, n'abandi bose bigeze batunga agatoki imikorere mibi n'ubwicanyi bw'iriya ngoma ya Paul Kagame. Abari mu munyururu ntibazavanwamo, bagomba kuzavamo. It's unfortunate, kuko ndabivuga ari impamo. Abandi bari mu munyururu bose mwabonye uko bapfuye. Iyo bagushyikiriye ntugomba kuva mu munyururu rwose, ugomba gupfa, nawe ukavamo warabaye igisinze ugiye kugwa hanze. Ibintu nk'ibyo byose niko iriya ngoma ikora, nibyo Abanyarwanda mudakwiriye kwemera, ntimukwiriye kubyemera. Ntabwo dukwiriye kubaha dutakamba gusa, mukwiriye kubaha mugira n'icyo mukora kugira ngo mwivane mu kaga. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nta mutegetsi n'umwe muri iki gihe cyacu tubayeho uzwi muri kariya karere k'iwacu cyangwa muri ako karere k'iwanyu wishe abaturage benshi ku giti cye, abaturage ashinzwe kuyobora ndetse n'abo mu bihugu bituranye, wigeze abaho wishe abantu benshi nka Paul Kagame. Haba mu karere, haba hirya no hino ku isi, Kagame yishe abantu benshi kurusha abishwe n'aba bategetsi bo muri Afurika bose bakurikirana. Dore
urutonde rw'abanyafurika, ibihugu bya Afurika byapfuyemo abantu benshi bicwa ku mpamvu za politiki n'ubuyobozi bwabayeho mu bihe byacu. Abo bose bateranye Kagame, abo bantu bose bapfuye, aba Kagame yishe ku giti cye muri iyi myaka 32 barabaruta. Dore iyo bitaga Congo Free State, ariyo demokarasi, Congo Repubulika ihabaranira demokarasi y'uyu munsi. Mujye mumbabarira ibyo bintu biba birebire cyane. Muri Zaire ariyo yabaye DRC uyu munsi, yari Congo Free State igihe cy'ingoma y'Ababiligi. Muzi ko Ububirigi bweguriwe Congo nk'igihugu cye. Burya umwami Baudouin wa kabiri, Leopold wa kabiri yategetse Congo nk'ari igihugu cye. Icyo ni igihugu mu kinyejana cyacu, nako ikinyejana giherutse cyaguyemo abantu benshi cyane bishwe byitwa ubutegetsi bwa politiki bw'uwo Mubirigi. Muri Congo harabarwa ko hapfuye nibura kuri iyo ngoma y'Ababiligi ya Leopold wa kabiri 10,000,000. Muri Ethiopia ku ngoma ya Mengistu habarwa 2,000,000. Bashir muri Sudani bavuga ko yishe 5,000,000. Idi Amin barakekerana bakavuga yuko yaba yarishe Bashir bavuga ko yishe 500,000, ariyo 0.5 miliyoni tuvuge. Idi Amin bavuga ko yishe hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500. Ukajya kwa Ngwema muri Equatorial Guinea nawe yishe ibintu bantu benshi. Ukajya kwa Hissène Habré muri Chad, ukajya kwa Mugabe muri Zimbabwe, kwa Muammar Gaddafi muri Libya, kwa Mobutu Sese Seko wa Zaire, kwa Bokassa wa Centrafrique, kwa Sani Abacha wa Nigeria, ukajya kwa Isaias Afwerki wo muri Eritrea, ba Paul Biya bo muri Cameroon, ba Theodore Ngwema bo muri Guinea Equatorial, ingoma y'Obote ya kabiri yo muri za 80 n'ibindi. Ariko abo bose bateranye, abo bantu bapfuye bose izo miliyoni zose n'iza Leopold zi10 zirimo biteranye ntago bingana umubare Kagame yishe w'Abanyarwanda, abo yiciye mu Rwanda ubwabo Hutu n'Abatutsi, nabo yiciye muri Congo, ndetse n'abantu b'abaturage b'ibihugu bituranye muri za Uganda, mu Rwanda no muri Congo. Uwo niwe Kagame utegeka u Rwanda, niwe Kagame usingizwa n'abantu kubera ubwoba, agasingizwa n'Abatutsi, agasingirwa n'Abatutsi barokotse, agasingizwa n'Abahutu bamugannye, agasingizwa kubera ubwoba. Uwo niwe Kagame, umuntu aba yica abantu bangana batyo bati gute, akaba umuyobozi mwiza, ubwiza yabuvanaye, yabukuraye. Kagame yamaranye kurwana iriya ntambara ashaka ubutegetsi kuri Kabubi na Bwiza gusa, nta kindi. Kagame yashaka gutegeka, yashakaga ibintu, ashaka nicyo gitinyiro cyo gutegeka u Rwanda ngo azamara abantu. Bityo rero intambara yiswe amazina menshi ntashaka gusubiramo kuko bintera isesemi rimwe na rimwe. Iyo ntambara yagombaga kurangira hari abatsinze n'abatsinzwe, ikarokora byinshi, ariko kubera inyota y'ibintu n'iy'ubutegetsi bya Kagame bya hutihuti no kutazirikana ingaruka z'ibyo yakoraga, ibi byose nibyo byaje kurangira iriya mbaga y'Abanyarwanda yose irimbaguritse. Ziriya mpfu zingana kuriya, iyi ntambara irwanwa nk'uko yari yateganijwe, hajyemo kwica ba Habyarimana, gushyiramo abatekinisiye no kuzamura ibindi bitari biteganije. Ntabwo ziriya mpfu, believe me, zagombaga kuba uko zabaye. Niba hari n'urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi, which I believe rwari ruriho, niba hariho na organization inangwa itegura rya jenoside, ntabwo yo Kagame adahanura indege yadashoramo abatekinisiye, niyo tagire imigambi habanyije niyo twari twarateganije originally, ntabwo ziriya mpfu ziba zarabaye mu Rwanda.
Kagame amaze kubona biriya byose bibaye, murumva ko yabigizemo uruhare mu buryo bumwe nangwa ubundi. Kuva ubwo Kagame yaririmbye ko yahagaritse jenoside, avuye amahanga ko atamutabaye, maze karahava. Ariko ngo burya uko byagenze ribara umupfu. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndabamenyesha yuko abavuga ko Kagame yarokoye abantu n'abavuga bakivugira ko barokotse, nari umusirikare mukuru. Iriya ntambara nari itangiye ndi mukuru, ubwo nari umusirikare wa burebure, nari umusirikare mukuru. Nagize uruhare mu gutangiza iriya ntambara, na mbere y'uko itangira, gupanga uko itangira narayitangije. Ndabamenyesha yuko nta misiyo n'imwe, nta gahunda n'imwe, nta gitekerezo muri ibyo twita operational strategies, mu migabo n'imigambi na rimwe yigeze iteganywa yo gutabara cyangwa kurokora abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bariho bicwa, haba mbere ndetse n'ubwicanyi hagati muri 1994. Ibi ndabivuga nk'uwari muri iriya ntambara kuva itangiye kugeza irangira, ndetse no kugeza kuri iyi saha ya nyuma ya jenoside. Hagati mu minsi yayo nyikurikirana umunsi umwe ku wundi. Misiyo y'intambara bigendanye n'intego za Kagame n'agatsiko ke kanzinya rega. Ibi niyo mbivuga bintera ikiniga, bikambabaza, bikandakaza. Kuko iyo gurupu ya Kagame, ako gatsiko ke, yatwangirije ibyo twari twarashotse turwanira byose, maze twisanga hejuru yacu dukoreshwa n'ibisambo byahindutse amabandi, twe tutabizi, tuzi ko tukiri hamwe. Ibi birababaje cyane ko wari urwanya intambara wese azi ibyo twari tugamije. Misiyo rero muri gahunda za Kagame yahise ihindura isura, iba iyo gushaka uko yica Habyarimana vuba na bwangu, maze Kagame agategeka igihugu. Kandi nyine Habyarimana yapfa, tugahita turwana iyo ntambara inkundura vuba na bwangu, hatitayeho ibizayangirikiramo ibyo ari byo byose, harimo na ziriya mpfu z'abatutsi Kagame ubu yitwaza cyane. Ingabo za kera za FARC, interahamwe na leta y'abatabazi bamaze kuneshwa bose, cyangwa tubigijejeyo, FPR bigijejeyo, abo bantu babicanyi bo kuri ruriya ruhande, abicanyi bo kuri ruriya ruhande, hari impande ebyiri z'abicanyi. Abo bantu batari bashoboye kwicwa, abo twabatesheje, abo imbaraga za gisirikare zarwanaga, abatsinzwe bagahunga, abo bantu basigaye aho babasize abarimo kwica. Maze abo bantu baba abari bihishe, baba abari basigaye ari ibisenzegeri, baba abari bahunze berekeza iyo inkotanyi zaturukaga, baba abari bahungiye mu makiriziya, abo twabatesheje bamaze kwica bamwe abandi bakiriho, baba abari muri Croix Rouge, abo bose basigaye barokotse batijwe, nuko twarwanaga n'ingabo za Habyarimana, maze zigatsindwa zikiruka zigahunga. Nuko rero abantu barokotse kubw'ububasha bw'Imana gusa. Ntabwo ari misiyo, ntabwo ari inkotanyi, ntabwo ari imigambi ya Kagame. Ntiyigeze ibaho. Ndababwira nari mukuru, nta abitwa bakuru cyane bafata decision babaga bandusha imyaka 3 nangwa 4, ntabwo twari batoya, kandi ibyo bintu twari tubirimo. Ndababwira nko wari uhari rero.
kandi abatutsi benshi abenshi Paul Kagame ubwe yarabiciye cyane binyuze mu batekinisiye be na DMI, bakicwa batavanguye, nta warebaga umuhutu n'umututsi mu bantu b'urubyiruko barimo kwicwa. Nk'uko bikomejwe kuvugwa no gusobanurwa n'abatangabuhamya benshi, harimo n'abari mu ngabo za FPR ubwabo. Bamwe ni abasirikare b'abasore baturukaga mu Rwanda, babibonye uko byabaye as it unfolded. Abana abasirikare baravuye hose za Kongo na za Burundi, babibayemo bamwe batabishakaga, abandi babinengaga n'ubundi mu mitima yabo ariko badafite uko babigenza. Baba barokotse, b'abahutu, b'abatwa n'abatutsi, n'abandi bose babibonye babizi. Ibi byose batangwaho ubuhamya yuko Kagame nawe yishe indiscriminate, akica n'abo batutsi avuga ko yarokoye. Mwese murabibona yuko abarokotse Kagame abagereriye, abatarahunze barishwe kandi n'ubu baracyapfa. Abantu ni benshi cyane, sinabavuga hano ngo sicyo cyanzanye. Hapfuye ba Siyeri Kabera, hapfuye Bayingana n'umugore Kagaju, hapfuye ba Rwigara, hapfuye ba Kizito Mihigo, hapfuye Karasira, ubu ngubu barabamwishe. Idamange ariho nawe narwo rumutegereje, ntabwo azarukira. It's unfortunate kubivuga akiriho. Ba Mushayidi bategereje iki? N'abandi benshi bagiriwe nabi, bagafungwa, bakicwa impfu z'agashinyaguro. Abo bose ni abarokotse. Urwo rukundo rwa Kagame yagiriye abarokotse ngo akabarokora, rwari rukundo nyabaki? Rwaba rwaraturutse he? Ubu yaba bazize iki? Baba bazira iki? Yarabarokoye. Abanyarwanda mwese hamwe nimukwiriye gutiza umwanzi umurindi. Uriya mwicanyi ngo akomeze abamarire ku icumu. Nimukanguke, mukoresha igihe kiriho. Dore uko babivuga kwa Kagame yiteka iyo bishe umuntu. Ngo Karasira yishe nk'uko Jepole yishe. Karasira yishe nk'uko Jepole yishe, ngo akicisha ibinyobwa by'ibiyobyabwenge. Yishe nk'uko Kizito yicishije amashuka ari muri gereza yabo. Yishe nk'uko Rwigara yagonzwe n'imodoka maze bakanga ko akorerwa ibikorwa by'ubutabazi agihumeka, bakamujyana kumwicira kumurangiza. Apfuye nk'uko Mucyo ngo yanyereye ku maesikariye agahita aca. Apfuye nk'uko Generali Rusagara yishwe na kanseri itarigeze ivurwa. N'abandi benshi bari kuri lisite yo kuzapfa gutyo, kuko niyo gahunda yo kwa Kagame kuva agifite ruriya Rwanda mu ntoki. Agomba kwamburwa ruriya Rwanda. Aimable Karasira niyiruhukire rero mu mahoro. Kagame amaherezo buriya bugombe n'ubwicanyi Abanyarwanda bazabumubaza, kandi n'Imana ubwayo ajye yibuka ko izabumubaza. Ariko je n'ubu mbona Kagame asa n'uwatangiye kubibazwa buke buke, kuko mu byo atunze byose ntabifitiyemo amahoro. Banyarwandakazi, Banyarwanda mwese ndabashimiye kuba mwateze iki kiganiro cyanjye amatwi, kandi murabeho.